twongeye kubasuhuza abakunzi bacu. Tugeze muri ka gace kacu kitwa Nutrition Time, aho tubabwira bimwe mu bifitiye ubuzima bwacu akamaro. Uyu munsi turavuga akamaro k'intoryi. Intoryi ni imboga zikoreshwa mu ngo nyinshi kandi zikundwa n'abantu batandukanye, dore ko bamwe babifata nk'aho ari ibibiringanya. Intoryi zigiramo vitamine C na E. Intoryi ni zimwe mu mboga zitabyibushya kuko zigiramo ibyitwa kalori nkeya, ahubwo zikagira fibre arizo zituma uziriye yumva yijuse kandi vuba. Intoryi kandi ni imboga nziza zifasha umuntu kwirinda ibibazo by'ubuzima bijyanye n'izabukuru. Intoryi zifasha igogorwa kugenda neza. Intoryi zifitemo uturemangingo dufasha udukoko tuba mu mara manini tuzwi ku izina rya bagiteri, tukaba twakongera imikorere yatwo mu gufasha icagagurwa ry'ibyo tuba twariye, bityo bikavanwamo intungamubiri zose uko zakabaye zigakoreshwa n'umubiri wacu. Intoryi kandi zirinda umuntu kurwara kanseri y'amara, zirinda umuvuduko mwinshi. Intoryi kubera zifitemo imyunyungugu myinshi, aho havugwamo nka za magnesium na potassium, ibi bituma zigira akamaro mu kurinda umuvuduko w'amaraso ukabije hifashishijwe imyunyungugu. Intoryi imboga nziza ku bantu bagira ikibazo cy'amazi yibika mu mubiri, bakunda kumva amaguru yabo aremereye cyangwa se kumva mu nda harimo umwuka, umuntu akumva ataguwe neza. Intoryi zirwanya ibinure bibi mu mubiri. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko intoryi zigabanya amavuta n'ibinure bibi mu maraso, niyo mpamvu ari byiza kuzirya cyane cyane ku bantu bifuza kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Turabashimiye. Mwari kumwe nanjye Isabwe Anaïs. Mwibuke gukora subscribe, like and shares nawe ubutaha.